urufatiro rugihagaze n'uruhe kubera ko bavuze amarembo y'ikuzimu ntibavuga amarembo yo hejuru. Kuzimu ntabwo bisobanura hasi, bisobanura ngo ahantu hari imbaraga za Satani. Iyo bavuga kuzimu bifitanye isano n'abazimu. Igishitse bavuga nikihe muri urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 13:10? Igishitse n'ubugingo buhoraho. Ese hari impamvu zatuma umuntu ava mu masezerano? Ni gute igitabo cya Yohana cerekana urugendo rw'itorero kuva ku munsi wa Pentecote kugeza ku mperuka? Ese ni gute umuntu yatanga ubutunzi bwe bwose agaha abakene atagira urukundo? Senga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga gusenga everyday, umurongo hamwe ukuri utugunyuraho ijambo ry'Imana. Senga uzanesha. Reka mbasuhuze inshuti za gusenga everyday, ndabifuriza amahoro y'Imana abari mu Rwanda mu kwikana ibiganiro bya Shalom. Turakunda mu inshuti zacu ari ku mugabane w'Uburayi, Shalom, abari ku mugabane wa Aziya, Shalom, ku mugabane wa Amerika, Shalom, abari ku mugabane wa Oceania, Shalom, abari ku mugabane wa Afrika mwese mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyabwisha. Shalom, turakunda ni gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, ko no gusenga uzaneshwa. Senga kuko muri kamera za gusenga every turi kumwe na Dr. Revera Pastor Mazibire gura Dr. Shalom shalom. Amakuru yanyu? Imana ihabwe icubahiro. Pastor mwataye musuhuza abantu munasenga Imana. Twongeye gusuhuza abatugana inshuti zacu kuri channel yo gusenga everyday. Turabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Muraho neza. Ni Pastor Mpazibire ugiye kubagezaho ikiganiro uyu munsi wa none. Ni karibu kuri channel yo gusenga everyday. Mana turagushimiye, turaguhimbaje kize neza uyu mwanya duhaye ubwicubero cye kuko ari inzu ubugingo bwacu n'ubuzima bwacu turi bazima uyu munsi wa none. Ukaba dufite umugambi kugira ngo dusangize bene data ibyo kurya byera ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga. Ijambo ryawe Nyagasani niryo tara rimurikira ibirenge ry'inzira tunyuramo. Ndagushimiye kuratangirana natwe ugasozanya natwe kugira ngo ikiganiro cy'uyu munsi ari ryo jambo ryawe rihembura imitima ya benshi kandi ribashe guhindura benshi bari mu mahanga yose bihugu bitandukanye kugira ngo bose babe mu mugabane w'abazahabwa ubugingo buhoraho. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Pastor urakoze. Pastor tugiye kubaza ku bibazo byabajijwe n'abakurikiranye inyigisho zacu. Kibazo cya mbere babajije ngo se umuringa w'umuteke byanditswe? Umuringa w'umuteke ni ijambo riboneka mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana igice cya mbere umurongo wa 15. Umuringa w'umuteke bisobanura ngo ni ikimenyetso cyo kunesha kwa Kristo Yesu. Ikibazo cya kabiri babajije ngo urufatiro rugihagaze n'uruhe? Urufatiro rugihagaze ni itorero. Muri Matayo igice cya 16 umurongo waho wa 18 Yesu yaravuze ngo nawe uri Petero kandi kuri urwo rutare nzubaka itorero, amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Urwo rufatiro ni itorero, ni itorero rirahagaze, riracahagaze. Urakoze Pastor. Ikibazo cya gatatu, ese urwo rufatiro ruzagwa? Ntabwo urwo rufatiro rushobora kugwa na hato kuko Yesu yaravuze ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nta kintu cahungabanya itorero ko ryubatswe ku rutare ariyo Kristo Yesu. Nizo mpamvu nta wabasha kurugusha, ntirwabasha kugwa, ntibyashoboka ko rwubatswe ku rutare. Ntabwo urwo rufatiro rwahungabana, urwo rufatiro ntabwo rwagwa. Itorero ry'Imana rizahoraho. Kubera ko bavuze amarembo y'ikuzimu ntibavuga amarembo yo hejuru, kuko ntibavuge ibiri ku musozi ko aribyo bifite imbaraga. Kubera ko bavuze ngo amarembo y'ikuzimu. Kuzimu ntabwo bisobanura hasi, bisobanura ngo ahantu hari imbaraga za Satani, niko bisobanura. Kuzimu bisobanura ngo ahantu hari imbaraga za Satani. Ntabwo imbaraga za Satani ziri kuzimu mu ijambo mu ryo turyumva, ariko iyo bavuga kuzimu bifitanye isano n'abazimu. Nukuvuga ngo abazimu, abapfuye nibo bita abazimu, kandi ubuturo bw'abazimu ni ikuzimu. Nizo mpamvu babisanisha n'ubuturo bwa Satani, nuko abazimu aribo baturi kuzimu. Ariko ikuzimu ntibisobanura hepfo. Imbaraga za Satani ziboneka henshi, haba mu kirere, haba mu mfuruka enye z'isi, haba mu bihande bitandukanye, haba naho ikuzimu. Imbaraga za Satani zirahaba, ariko icyatumye bavuga ngo kuzimu nuko ariho abapfuye babarizwa, bikaba nk'ubuturo bwabo.
urakoze pastor hako abajije ngo igishitse bavuga nikihe muri urwandiko rwa mbere rw'abakorinto 13:10 usomye mu bakorinto ba mbere igice cya 2:9 igishitse nirira jambo Paulo yavuze ngo icama satigeze kubona icamatwi atigeze kumva ibyo nibyo Imana yasezeraniye abayikunda nibyo yadutegure tuzagwa tugeze mu ijuru nibyo tutarabona nibyo bita igishitse ku ijambo ry'Imana usomye haraguru mu 9 haravuga ngo duhanura hagace tumenya hagace tukabwiriza hagace ariko igihe igishitse kizazira ni cyakinda amaso y'abantu atareba kiboneka mu ijuru cyakinda amatwi y'abantu atarumva nico tuzahabwa tugezeyo nico bita igishitse cyo gishitse nikihe nyene cyo gishitse nikico kintu nyene igishitse n'ubugingo buhoraho urakoze cyane ese ni gute twagihabwa nukwiboneza kuko ijambo ry'Imana muri Yohana ya mbere igice cya 3:2 haravuga ngo bakundwa ubu turabana b'Imana ariko tuzamera ntikurerekanwa ariko ico tuzi ko nuko Yesu nerekanwa tuzasa nawe tukamureba ukwari abafite ibyo byiringiro barushaho kwiboneza nkuko nawe aboneye twagigeraho ari uko twiboneje kugira ngo tuzabashe kubana na Yesu ko ntabwo Yesu azajana itorero ry'abantu batiboneje ntabwo azajana abatariboneje eko ese hari impamvu zatuma umuntu ava mu masezerano hari impamvu zatuma umuntu ava mu masezerano ijambo ry'Imana ravanga bazakorwa n'isoni nabava mu masezerano nta mpamvu ariko hariya impamvu yatuma abantu bava mu masezerano ni kuri umuntu amara kwihana akarahira ko atazongera gukora icyaha akaba yagikoreshwa n'impanuka akaba yagikoreshwa n'inzira yo gutabara nibyo byashoboka kuko hari impanuka umuntu wese wihanya avuga ko atazongera kwica umuntu ariko utwara imodoka ntiyakana ko atazagonga umuntu ariko ntiyamugonga yabiteguye kubw'impanuka ariko iyo yishe umuntu afungwa nk'uwishe umuntu bikagaragara ko yavuye mu masezerano ariko kubera iki impanuka hariho n'uwava mu masezerano kubera gutabara umuntu uri gushakishwa ukawumuhishe kandi bakakubwira ko agiye kwicwa uri umukozi w'Imana uri mu rugendo rwo kuja mu ijuru bati dushaka umuntu kanaka kandi tuza aho ari ni wawe kumuhisha ari inzira yo gutabara Imana irabyemera icyo gihe rero izo mpamvu zo gutabara impamvu z'impanuka zatuma umuntu ava mu masezerano kuko n'abakobwa bashobora kurahira bakavuga ngo tuzarinda ubusugi bwacu kugeza igihe tuzashakira ariko ab'intambara bamwe bagafatwa ku ngufu icyo gihe rero uwo mukobwa ntabwo akiri isugi ariko yavuye mu masezerano hari impamvu ntabwo yavuye mu masezerano nta mpamvu ahubwo ivuyemo hari impamvu umukobwa wafashwe ku ngufu rero ntabwo aba yasambanye ariko ntabwo aba akiri isugi yavuye ku busugi hari impamvu iyo mpamvu rero iremewe iyo ari yo gutabara cyangwa impanuka izo ni icyatuma umuntu ava mu masezerano hari impamvu urakoze cyane ese pasiteri iyo usomye mu gitabo cya Yohana ni gute igitabo cya Yohana cyerekana urugendo rw'itorero kuva ku munsi wa Pentecote kugeza ku mperuka urugendo rw'itorero igice cya 2 n'icya 3 bitubwira uko amateka y'itorero kuva ku itorero ry'Efeso kugera ku itorero ry'i Laodikiya ni urugendo rw'itorero kuva ku itorero rya mbere ribanza ku munsi wa Pentecote kugeza ku iherezo ryayo noneho rero igitabo cy'ibyahishuye kitwigisha mu matorero kiba kitwereka intambwe z'itorero kuva ku munsi wa Pentecote n'itorero rya Efeso ryatangiriye kugeza ku itorero ry'i Laodikiya ari ryo risoza ari ryo torero rya 7 mu matora 7 yo muri Aziya Yesu akaba agiye kuza gushikira itorero ari ryo turimo ry'i Laodikiya ubwo nukuvuga ngo nyuma y'itorero nyine tuzaganira ku ntambara zizaribamo nyuma y'intambara zizarimo tuzaganira ku butegetsi bukomeye burwanya itorero nyuma y'ubutegetsi bukomeye tuzaganira ku itorero ryifatanije n'ubutegetsi bw'isi rigahinduka maraya noneho turebe igihe kirimbuka ry'i Babuloni kugira ngo Yesu agaruke aje gushikira itorero. Urakoze pastor
Pastor, ni iki gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana n'igitabo cya Daniyeli bivuga ku muzuko w'abera? Umuzuko w'abera usomye Daniel igice cyawo cya 12 umurongo wa 2 haravuga ngo mu gihe cy'umuzuko w'abera ngo bamwe bazazukira ubugingo buhoraho, abandi bazazukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Icyo ni igitabo cya Daniel kitubwira iby'umuzuko w'abera. Ariko noneho rero Ibyahishuwe 20:6 haravuga ngo ufite uruhari ku muzuko wa mbere nuwera kandi arahirwa. Urupfu rwa kabiri ntabwo rugira icyo butwara abameze batyo, ahubwo bazitwa abatambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana nawe iyo myaka 1000. Ni ukuvuga ngo iyo mizuko yombi iravugwa mu gitabo cy'Ibyahishuwe n'igitabo cya Daniel. Hakaba n'umuzuko w'abanyabyaha uvuga mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Satani amaze kubohorwa akavaho yarari, azasohoka aje kuyobya amahanga yo mu mfuruke enye z'isi, niyo Goge na Magoge. Goge bisobanura izina ryabatijwe Satani, no Magoge ni abamugarye ubwoko bwe. None ijambo ry'Imana rivuga ngo bazahaguruka bazagota ingabo z'abera n'umurwa ukundwa. Noneho ako kanya umuriro uzaturuka mu ijuru batwike, ariko bazaba bameze nk'umusenyi wo ku nyanja ari ukuba benshi. Noneho Satani wari ubayobye ari kapitene wabo azajugunwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku irimo inyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma, aho bazababazwa iteka ryose. Uwo ni undi muzuko w'abanyabyaha uzaba nyuma y'imyaka 1000 nyuma y'umuzuko w'abakiranutsi. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo abera b'Imana muharanire kuzagira uruhari ku muzuko wa mbere, kuko abazagira uruhari ku muzuko wa mbere ntacu urupfu rwa kabiri ruzatwara abameze batyo. Bazaba abatambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana na Yesu iyo myaka 1000 mu kirere. Ni ukuvuga ngo barahirwa. Nubwo buryo ibya Daniel n'Ibyahishuwe bavuga ku muzuko. Daniel rero avuga ko icyo gihe mu mvugo ye bazazukira rimwe, ariko ntabwo bazazukira rimwe kuko hazahita imyaka 1000 abanyabyaha batarazuka abakiranutsi barazuza. Ariko Daniel avuga ngo bamwe bazazukira ubugingo buhoraho, abandi bazazukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Niko ibyo bitabo bibivuga. Urakoze Pastor. Ikibazo cya 8: ese ni gute umuntu yatanga ubutunzi bwe bwose agaha abakene atagira urukundo? Umuntu yatanga ubutunzi bwe agaha abakene atagira urukundo ni mu gihe ashaka kugura icubahiro no kumenyekanisha izina rye. Abantu benshi batanga ari kugira ngo bamenyekane, abantu benshi batanga ari ukugira ngo bogeze izina ryabo, abandi bagatanga ari investissement kugira ngo bazagarurirwe. Abo rero naba kotanga ibyabo batabinyujije mu rukundo. Kuko iyo umuntu atanze afite urukundo ntabwo ategereza kuzagarurirwa, ariko watanze nta rukundo yandika ko azagarurirwa. Nizo mpamvu usanga bamwe bagaba n'inka bakaja mu rubanza ngo bari kwituza. Nabatanze badafite urukundo ariko barabitanga. Urakoze Pastor. Ikibazo cya 9: Bibiliya avuga ngo ijisho ryawe nirikoresha ishaha ngo iburyo ngo uzarire unogore. Ese Pastor umuntu byakugwa biti? Nuko twese turi ingingo z'umubiri wa Kristo Yesu, kandi buri wese ni urugingo rwa mugenzi we. Hari ukuboko, hari amaso, hari amaguru, hari amaboko, hari ibiganza, hari ururimi, byose ni ingingo z'umubiri w'umuntu. None izo ngingo z'umubiri w'umuntu zigereranya n'ingingo z'umubiri wa Kristo Yesu. Yesu akaba umutwe w'itorero. Noneho rero uwo mubiri ukaba umubiri wa Kristo Yesu. Urugingo rumwe ni rugucumuza ijisho ryawe urinogore, ikiganza nikigucumuza ugice. Bisobanura ngo niba hari umukristo mwasangiraga ibyiza ukaba wamugiragaho inyungu zihoraho, ariko akaba agiye kugushora mu cyaha kubera inyungu aguha, ijambo ry'Imana riravuga ngo gunogora ijisho no guca ikiganza ni ukureka ubucuti n'uwo muntu ushaka kugushora mu byaha, noneho ariko ukemera guhomba inyungu wamubonagaho. Birababaje nyine, kunogora ijisho biraryana. Nizo mpamvu umuntu wakwigiriraga neza gucana nawe umubano birakubabaza kandi bikakuvuna, ariko ntaco ukazabona ubugingo buhoraho. Ibyisi washaka ukabihomba, nico bishaka gusobanura. Umuntu wese mukorana, umuntu wese mwacuditse, umuntu wese musangira,
agashaka kunyurira muri iyo nzira musangiriramo, muri iyo nzira gufashirizamo kugira ngo agushore mu cyaha, iyangire uhitemo guhomba izo nyungu wamubonagaho, ariko uzabona ubugingo buhoraho. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyiza nuko waja mu ijuru ukabona ubugingo ufite ijisho rimwe kuruta ko wagira amaso abiri ukajya muri gihonome. Urakoze Pastor. Ese ko Pawulo yavuze ngo zo umuntu yagiye mu ijuru rya gatatu, ngo sinzi ko yari mu bintu ko yari mu mwuka, akavuga ngo umuntu yagiye mu ijuru rya gatatu. Ese Pasiteri, hari amajuru angahe? Hari amajuru ane. Itangiriye igice cya mbere umurongo wa 20, hari ijuru ry'imvura n'ibisiga n'indege n'ibiguruka. Ariko itangiriye igice cya mbere umurongo wa 14 hari ijuru ry'ibiva binini, izuba n'ukwezi n'inyenyeri. Hakaba n'ijuru noneho ry'abamarayika, ibyahishuwe igice cya 12 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 12. Hakaba n'ijuru igice cy'umwihariko cy'Imana, Yesa 14 umurongo wa 12 kugeza 14, ryarindi Satani yifuje kuzamuka ngo ageremo, maze Imana ikamuhanandura, niryo ryari igice cya 4. Ariko ibyo bice bine byose byubatse ijuru rimwe Imana ibamo. Imana iba muri byose, ariko ibiguruka bikaba muri rimwe, ibiva binini bikaba mu kindi gice, abamarayika bakaba mu kindi gice, umwihariko y'Imana ikaba ikindi gice, ariko Imana ikabiberamo byose icyarimwe ntibikwiremo. Imana ikaba hose, kuko ijuru ryose rifatanye rifite ingabano, n'isi ifite ingabano. N'ijuru n'isi ubiteranije ntabwo bingana n'Imana, kuko byombi bifite ingabano. Imana rero n'Uwiteka, nizo mpamvu itagira ingabano, ibera hose icyarimwe. Haba n'ikuzimu, Zaburi 139 ibayo. Kandi usomye Matayo 24 umurongo wa 31, ijuru rifite ingabano. Pastor, mu hari kiganiro twe dukorana uvuga ngo Imana ngo ahantu ngwiba, twamo tukora kiganiro ngo se ngo Imana ngo ibahe cyangwa ijuru ngo ribahe, utubwira ngo Imana ngo ahantu biba ngo ahantu ngo ahantu bita ngo iteka. None se muri aya majuru angahe ane uvuze Imana iba ahantu he? Navuze ngo amajuru ane ni akantu gato nubwo wayafatanye. Yego. Ntabwo bingana n'Imana, ariko iteka riruta ayo majuru yose, kuko yose afatanye afite ingabano. N'iryo teka iteka rero ni ahantu hadashira. Yego. Ni ubugari budashira, ni uburebure budashira, ni ubunini budashira. Iteka ruvuga ngo ni uburebure, ubunini, ubugari budashira. Budashira. Nico bivuze ngo iteka. Ni Imana ingana yi. Niho ituye. Ni hwiri. Yego. Haruta rero isi, haruta ijuru, haruta byose. None Pastor ko benshi bagendera ku byanditswe byera bakavuga ngo hari jambo wigeze utubwira ngo ijuru ijuru katubwira ngo ijuru ngo ahantu ngo bari mu mutima, kandi bibiri tubwira ngo Yesu arazamuka. Akiri mu kirenge abantu ngo barambuye amaso ngo arabwira ngo kumugiye ngo niko azagaruka. Bibiri kavuga ngene Eliya yazamutse, kavuga Eliya ngene yazamutse, Enoki ngene yazamutse, azumbira kuzamuka ni kuja hejuru. Yesu zindi turi kumwe. Yego. None se Yesu yarazamutse ava hano, oya ni omnipresent. Ntabwo Yesu yazamutse ngo ava aho turi, ahubwo kwari ukwereka abantu nk'inyigisho uko kuzamuka bimera. Ariko Yesu ntabwo yigeze ava aho ari. Ntabwo Yesu tuba turi kumwe nawe. Yego. Kuko aba hose. Yego. Ntabwo yigeze atuvamo, ni nk'uko umwuka wera igihe cy'itoro rizazamurwa ntabwo azava mu isi, ariko azaba arangije inshingano yo gukorera mu itorero, ariko abera hose icyarimwe. None se Pastor, ijuru ribahe ni hejuru, hari tubona ko ijuru riba mu mutima. Yesa 66 umurongo wa mbere aravuga ngo ijuru ni intebe yanje, isi naho ni intebe y'ibirenge byanje, muzanyubakira nzuki. Aho nzatura hagati yanyu ni hantu ki. Ashaka kuvuga ko umutima w'umuntu, iyo abantu bizeye Imana iraza igatura muri bo. Narizo mpamvu bari kubaza Yesu uko ijuru aho ijuru riba, yaravuze ngo ntabwo barebesha amaso nk'abantu ngo ngiryo cyangwa ngiririya, oya ngiririya riturutse iyi cyangwa riturutse iyi, oya ntabwo ari uko bashaka ijuru. Yaravuze ngo ubwami bw'Imana buri muri mwe. Niko yavuze muri Luka 17 umurongo wa 20. Ntabwo bashaka ngo nabo bari bashaka kumenya niba ari amajyaruguru, niba ari amajepfo, niba ari burasirazuba, niba ari burengerazuba, bamenye ngo bategereze bareba he, kuko bari barangije kubakira ijuru nk'akantu. Noneho Yesu arabwira ngo ntabwo ari uko bareba. Ijuru riri muri mwe, ntabwo ntimurebe iburasirazuba, ntimurebe iburengerazuba, ntimurebe ikasikazi, ntimurebe ikusi, riri muri mwe. Bisobanura ngo imitima yanyu niba yeze, Imana yicaye muri mwe ahubwo. Nico yashaka kubasobanurira. Nshaka kubasobanurira.
no kuvuga ngo noneho ijuru ntabwo ari geography vungu naha oya nukuntu uko kuntu nukuwe uko kuntu nuko umuntu yifashe niko navuga ntabwo ijuru ari ahantu ahubwo nukuntu niba umeze neza riri muri wowe niba umeze nabi ntabwo urimo ijuru ntabwo ari ahantu wakwerekana ntabwo ari ahantu wakwerekana ngo oya vongo naha kwa kundi ushaka kubwira umuntu ukamubwira ngo Nyarugenge naha Igitarama ni hariya Kayonza niyi yego ubwo uravuga ngo ijuru niba ushaka kumenya ijuru iri irembe mu mutima izo mpamvu Yesu avuze ngo mwinire mumenye ikiri muri mwe niryo juru yego nuba bisobanutse pastor kuko ubisobanuye neza ngene Yesu bagombye kumubaza abafarisayo bashaka kumubaza wamenye ijuru bizava he burihe ariko aravuga ati no ni muri mwe ushakire muri mwe muri ijuru iri muri mwe wakoze pastor reka tugushimire tukubwira ngo Imana igumusha reka dushimire nawe warubanye n'tuwe muri kiganiro tukubwira ngo Imana igumusha reka dushimire wo kanza subscribe cyangwa koze sabone tukubwira ngo Imana igumugisha Imana iguhira Imana kwagure reka dushimire wo uzufata umwanya ukadusengera Imana igumugisha reka dushimire wo udushigikira nawe Imana igumugisha reka dushimire nawe uzufata ibiganiro byacu ukabisharinga ukabipartager ukabihera inshuti yawe tukubwira ngo Imana igumugisha nawe nurangiza kumva kino kiganiro tugusaba ngo uhereze inshuti imwe uhereze abavandimwe bawe ushire mu magroup uzadufashije kwamamaza ubutumwa bwiza pastor reka tugushimire sinzi pastor ko shikindi wakongeraho kuri channel ya gusenga everyday ni 0786 966 0786 murakoze Imana duhana umugisha iyo nimero rero pastor abahaye mushaka kuza mukurikirana ibiganiro byacu WhatsApp niyo mwatwandikira tubahereza ibiganiro mukaza mubona ibiganiro byacu canke tukabashira muri group Imana umugisha pastor wasusenga Imana Mana turagushimiye turaguhimbaje kubw'ijambo ryawe reka ijambo ryawe rinyura imitima y'abantu benshi batuye hatandukanye kuko abantu baratandukanye ariko yehobera hose icyarimwe kandi ugera kuri buri wese reka ijambo ryawe rifite ubushobozi ribagereho ribabera ibyo kurya abisi batazi ariko ribasha kubakuza rikabageza mu bwami bwawe reka mwami ribahe kwitunganya no kwiboneza kugira ngo nugaruka mu bwami bwawe uzasange buri wese yiteguye kugusanganira kugira ngo araguhe ubugingo buhoraho ri mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amena amen kigana ubutaha shalom 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 usenga everyday umurongo hamwe ukuri utugunyuraho ijambo ry'Imana senga usanesha